bimeze muri iki gitondo nibwo umukinnyi witwa Ishimwe Sale cyane umuhungu rwose wa hano ku Kicukiro burya Sale nawe no ku Kicukiro aho bita mu Gakoki urahaza kse ndahabona cyane Gakoki burani munsi y'Inyanza ni hagati y'Agatenga na Nyanza ne nayo mpamvu Gakoki habayo n'abakinnyi benshi Gakoki Dominique bamwise Gakoki bura kwa Dominique no kwa Sale hano telefone yanjye ni imashini inzu zirageranye kandi bose barabahuriye ku kintu cyo kuba barakinye muri Dream Team Football Academy rwose nabahungu nzi cyane Ishimwe Sale rero kwa Kayisire yumva Ishimwe Sale yaramaze gusoza amasezerano muri AS Kigali nge duheruka kuvuga nambwira ko hari amakipe ari gushaka cyane cyane no mu Rwanda hari amakuru yavuga ko Gibukasa ubwo yavuganaga n'ikipe ya polisi yari yamubwiye ko agisinya muri polisi Gibukasa azahita mujyana muri polisi gusabiza guhinduka bazana Ben Musa ari naho byanze ariko abantu bugizwe amakuru ko Ishimwe Sale yamaze kumvikana n'ikipe ya Elimelek Bentiu akse ikipe banzu yibwira abantu Elimelek Bentiu Elimelek Bentiu ni ikipe yo muri Sudan y'Epfo ni ikipe ikomeye cyane mu gihe twajyaga gukina muri Sudan y'Epfo n'Amavubi mu mikino y'amajonjora ya Shan abantu barabyibuka ni imwe mu ma ekipe yari ifite abakinnyi bamwe mu bakinnyi b'ingenzi rwose mu ikipe y'Igihugu ya Sudan y'Epfo kuko ekipe ya Elimelek Bentiu ekipe ya Jamus iriya Kevin yagiyemo yandi ko Chakasi yatosaga ekipe yitwa Muluki izi kipe nizo zaje zifite abakinnyi benshi nizo zaje zihariye umubare munini mu ikipe y'Igihugu ya Sudan y'Epfo kandi buka ko yari ifitemo umuzamu Juma Genaro no muzamu wa Bentiu no muzamu ukomeye cyane no muzamu w'ikipe y'Igihugu ya Sudan y'Epfo yari ifitemo Paul Pan nabwe ni myugariro ukomeye cyane ifitemo witwa Ter Thomas n'abakinnyi bakomeye cyane mu by'ukuri ni ekipe iri ku rwego rwiza navuga ko Ishimwe Sale agiye rwose kwerekana impano ye yagiye kwerekana icyo ashoboye kandi zira kipe n'ikipe zifite amafaranga bien sûr ni ikipe zifite amafaranga ni ikipe yasoreje ku mwanya wa gatatu muri championnat iheruka kubera ko bo bagira amakipe 18 nabwo bafite amakipe 16 ari n'amava bakina imikino itagira kuri 30 Elimelek Bentiu rero abantu byumve neza mu mikino ibiri ya nyuma ya championnat yaba umutoza w'ikipe ndetse n'abashinzwe kwishakira abakinnyi bari Kigali baje kureba Ishimwe Sale arumva ariko Sale we ntabyo yarazi yego ntabyo yarazi ahubwo yabimenye nyene bamaze kumubwira hanyuma rero umutoza amaze kumushima yivugana na Sale arambwira ati twarakubonye ukina twifuza abakinnyi bafite taye nk'iyo kuko urabizi ko muri Sudan y'Epfo bagira abakinnyi barebare cyane kabisa niyo taye bagira kubera ari amataye yabo y'abantu bitwa Badinka buriya Badinka bakoze impuzandengo y'uburebure bw'abatuye isi basanga bora bwoko bw'Abadinka ari bo bantu barebare muri nyine ku mpuzandengo kuri mu wayene kwisi uko buriya umudinka mugufi umudinka mugufi buriya ngo bafite metero na 80 ubwo urumva Sale reba kuntu ari muremure ariko azaba ari mu bagufi bari niyo mpamvu kugira ngo bakurikirite ugomba kuba byibura uri muremure ubwo rero umutoza wabo bitwa Hussein Ibrahim yafashe telefone yahamagara Sale amubwira ko bifuza ko baba bamusinyisha muri iyi kipe Sale arambwira ati rero ngiye nkurikije profile yanjye ntabwo ndi umukinnyi ushaka kuza nkakora test umutoza naramubwira ati ntabwo ari bya test kubera ko twamaze gusa naho tugushima ubwo Sale tamuhuza na agent we manager we aramubwira ati none ibindi bisigaye wabivugana na manager kugira ngo muzuze ubwo bijyanye n'amafaranga mwazantangaho se umuntu yahembwa ngahe manager we abari ubijyamo uko bimeze rero ejo ni kwa gatatu kwa kane mu gitondo saa 3 nibwo azafata indege imwerekeza mu gihugu cya Sudan y'Epfo gusinya ntabwo ari gukora test gusinya ko ambwe ko bamaze kumvikana byose umwaka azagenda agiye gusinya umwaka umwe ariko bambwe ko uwo mwaka umwe bashaka kuzamwongera amasezerano hagati muri sezo impamvu y'umwaka urumva ko hari habanje ikintu cyo kuvuga ngo azakore test avuga ko atari umukino wo gukora test avuga ati rero niba ari umukino tutari bukoreshe test ntituri umuhereza amasezerano y'igihe kirekire reka dusinye umwaka ariko ushobora kongerwa bizagera na performance yiwe uvuga ngo igice cya sezo kizageramo hagati performance yabaye nziza bahite bamwongera undi mwaka agire amasezerano y'imyaka 2 20 y'amadolari ku mwaka umwe asinye n'igihumbi $500 cy'idolari nk'umushahara wa buri kwezi agahabwa inzu
imodoka n'umuntu uzajya umutwara. bariya bagabo bafite amafaranga brother, ariko isoko rya Sudani ndabona ryatangiye kutwinjirira hano mu Rwanda, ariko ni shampiyona nziza iri kuzamuka, ifite abakinnyi beza mu by'ukuri. Ndabona mu gihe kiri imbere rwose iyi shampiyona ya Sudani no mu mikino nyafurika uburyo bariho bashyiramo imbaraga ni nka cyagiye cya Djibouti, sibye ko Djibouti baguraga abakinnyi bakuze banditse amateka ariko bakuze mu rwego rwo gusa nkaho bamamaza umupira wa Djibouti, ariko Sudani iri kugura amatara bakiri n'abatoya. Icyo rero Sudani politike ya siporo yahereye kuri basket, ko nuvuga ngo abizi ko ni igihugu kimaze imyaka 12 batangiye kwigenga niba ntibeshye, ari igihugu kwabo. Noneho bararebye baravuga ati rero kimwe mu bintu byihutisha kunga abantu ndetse no kumenyekanisha igihugu ndetse isi ikanamenya ko icyo gihugu gihari nta bibazo bihari nuko tubinyuza muri siporo. Bamaze 14 ko babonye ubwenge muri 2011 ni 14 niyo bamaze. Hanyuma guhera muri 2016 bamaze imyaka 9 batangira no gushyira imbaraga mu byitwa siporo. Urumva ko nyuma yo kubona ubwigenge habanje kubanza gushyira ku murongo ibirebana na politike, buryo bwo gushyiraho imirongo migari leta izagenderaho, kubaka ibikorwa remezo. Urabizi ko South Sudan yabaga nk'iyahejwe inyuma, nta bikorwa remezo bikomeye South Sudan yari ifite kuko byose byabarirwaga muri Sudan y'Amajyaruguru, ariko ubwo bamaze kwigenga batangiye kubaka imihanda, ibiraro, amavuriro, amashuri, buri kimwe cyose. Hanyuma muhera muri 2016 witwa Rodeng, kuko nayo ni umunyasudani wakinnye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri NBA, yumvikanye na leta arabwira ati icyo ngiye gukora icyitwa Exodus, ni ukuvuga ngo gufata abana b'abanyasudani bafite ubwo burebure ubona bashobora no kuba babamotara ntoya mu mukino wa basket, ntangire mbashakire amashuri abafata muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagende bigeyo umukino wa basket. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo byase byihuta, basket irakomera kugeza ngubu ikipe y'igihugu ya South Sudan niyo ya mbere mu kinino cya basketball ku rutonde kuri ranking, niyo ya mbere muri basket. Ifite n'abakinnyi batatu bari gukina muri NBA. Exactly. Basket imaze kuzamuka, leta iravuga ati reka dushyira imbaraga muri football. Basket yazamutse ariko hari umukino uri popira watuma South Sudan ivugwa cyane, niko gushyira imbaraga mu makipe. Ano makipe yose ya Jamus uvuga ngo nugufata abashoramari kugira ngo fate equipe business zawe hano turaza kugabanyiriza ku mafaranga usora, ayo mafaranga yashore mu ma equipe. Niyo mpamvu ubona amakipe yo muri South Sudan yatangiye kubona ubwo bushobozi bw'amafaranga, yatangiye no kuza kuri isoko ryo muri East Africa, bano baragenda bagura abakinnyi barimo n'uyu nguyu sare turimo turavuga $20,000 by'amadolari kuri sezo imwe, $500 nk'umushahara. Urabizi ko $20,000 by'amadolari ubundi hano mu Rwanda iba ari imyaka 2 ugiye kwisinyira, ariko abangaba ni 20, hanyuma niyongera undi mwaka bazahita buza 35. Hari ibintu bifashe Sare rero kubona ikipe cyane cyane nk'ingi iri kuri uru rwego. Sare bura akizamuka mbere yakinaga muri Central Defense nk'umudefenseur, aca mu isonga, ariko ageze mu isonga bamuhindurira umwanya, baramubwira bati iyo ndeshyo technique iragerageza ushaka gukina kuri 6, ariko bamugera kuri 6. Murabizi ko mu isonga yakinyemo kuri 6 ajya muri Gasogi akina kuri 6 no muri za Kiyovu. Ariko nge bura Sare rwose bijyanye nuko muzi cyane ko bura twanakinanye mu ikipe imwe, mbwira Koca Nonde nawe muzamuye n'umwana, ariko rero muzushobora kuzagira uyu mwana inama, kuko ubona ko hagati harimo competition ikomeye cyane mu Rwanda. Ashaka gusubira inyuma akongera agakina muri Defense Centrale, niho wenda byamufasha. Akinnye sezo nziza yo munsi muri Kigali, akina inyuma ari nasimburwa, akinana na Franklin Onyebor, ari naho wenda ikipe yari Amerika yamuboneye. Ubwo rero bitanze umusaruro kagiye muri ikipe, ubwo amahirwe masa kuri Ishimwe Sare kabisa azagaragaze potential ye. Memo na Keve bombi n'abanyarwanda bahagarariye. Hanyuma muri polisi bimeze gute? Batanye imyitozo ku munsi w'ejo. Yego, polisi yatanye imyitozo ku munsi w'ejo, bagomba gukora mu gitondo, ariko amasaha guhinduka bakara ku isaha 8. Imyitozo yakoreshejwe n'umutoza mushya Ben Musa Abdel Sattar, afatanya n'umutoza umwungirije Jabiri Mutarambirwa. Numvishe no mu byo yavuze, yaragarutse kuri Jabiri wenda mu byatumye anahitamo gukorana nawe, avuga ko ari umutoza uzatwaye igikombe muri shampiyona Kenya, muri polisi ya Kenya, akavuga kandi shampiyona y'u Rwanda kayiza muri Kigali. Sene bamwitiyemo cyangwa bamumuhitiyemo? Bamumuhitiyemo, ariko nawe aritonda arabanza areba ngo umuntu bampaye ninde, areba profile ye abona birahura neza. Ko yabasanga bidahura, hari ubwo yari gusaba ko bamuhindura umutoza umwungirije cyangwa se akabiyakizana, ariko yasanze ari umutoza bakorana cyane cyane kashingiye ko ari umutoza baye mu Rwanda. Ubwo polisi ifite abatoza babiri bazi shampiyona y'u Rwanda, aba Ben Musa ndetse n'uyu Jabiri. Hanyuma imyitozo yabo nk'umukinnyi mushya wagaragayemo n'uyu mwana bita Samuel Nsengiyumva, baguze bavana mu ikipe ya Gorira, ariko
Gakwaya we ntabwo yakoze ubanza ibyo bitarasobanuka neza. Abandi ni abasanzwe ba Ani Elijah, abakinnyi nk'aba Rike Zidane kapiteni ubayemo imyaka myinshi arongera amasezerano, n'abandi bagiye batandukanye bose bakoze imyitozo ku munsi w'ejo. Hanyuma gahunda ya polisi rero bavuga ngo bagiye gukora ibyumweru 2 hano i Kigali imyitozo. Nyuma y'ibyumweru 2 bazafata imodoka bagira Rubavu. Bura polisi buri pre-season baba ari Rubavu. Bazamarayo hafi cyumweru n'igice ku mucanga bakora imyitozo ku mucanga, bakineho match amikare na za Marine, za Rutsiro, za Etincelle nandi makipe agiye atandukanye. Hanyuma bagaruka i Kigali bakine imikino 5 ya gishuti myiza babone gutangira shampiyona n'amakipe y'imbere mu gihugu y'imbere mu gihugu kandi harimo akomeye byanze bikunze Rayon Sport zabirimo kugira ngo umutoza ari burwego. Kintu aya ma equipe rwose yo mu Rwanda yacu yitwa ko akomeye naduhagararira n'icyo kintu nyashinja cyane cyane afite ubushobozi. Ikintu cyitwa pre-season y'ama equipe yacu ni ikintu kiri hasi ku rwego rwo hasi. Sinumva ukuntu ikipe rwose ikipe zifite ubushobozi za polisi tuvuga izi za peri urumva ikipe idashobora gufata indege cyangwa idashobora gutumira ikipe mpuzamahanga ngo yimanure. Haba izo mu karere zirahari, haba mu karere zo muri Tanzania, haba wenda nka shampiyona ya Kenya yasubiye inyuma, ariko shampiyona y'Abaganda ari ama equipe akomeye. Ushobora no gutumiza no mu Barabu ushatse wamanura ikipe ariko ugakora mu by'ukuri pre-season nziza ugakina n'ama equipe nakwita ko mushobora kuzaba munahanganye mu mikino nyafrika cyane cyane kuri izi equipe zikomeye. Ariko sina ngombwa kuzasohoka nk'iyi polisi, sina ngombwa ko kuvuga ngo ntizasohoka ntago byatuma idakina n'ama equipe akomeye bijyanye n'urwego iriho n'uburyo ushaka kwipima ko byanze bikunze. Niba ushaka kuza guhangana ugomba guhura n'ikipe ikurusha ubushobozi kugira ngo wipime, kugira ngo urebe hari imbaraga nkeya. Ariko gukora pre-season ugukinnyi na Marine ubushize bayikoreye Gasogi ukinnyi na bayikoreye Rubavu ngo bari muri pre-season. Kimwe rero mu bintu byicaye ama equipe polisi ubuyobozi bwa EPR abareyobo biterwa n'uburyo baramutse ntago nabarenga. Dore ikibazo rero biceri rimwe na rimwe babifite ikibazo ariko icyo kintu nka peri by'umwihariko wenda ni ikintu bagomba gutekerezaho kinyenze cyane ko buri iyo pima urwego rwa equipe class urwego rwa icyiciro equipe irimo ubushongore n'ubukaka bwa equipe hari detail igomba gufunga niyo detail igomba kuba nka peri yarabitekereje akse wenda ngize icyo mvuga kuri peri yo kuko abantu bakunda ari nyafite barafite gahunda yo kujya mu bihugu byo mu Barabu. Barafite gahunda yo kujyayo. Iza kugenda gute babuze amafaranga se ngo babuze amafaranga ahubwo timing yababanye ikibazo muri Maroc. Nico kibazo timing kubera nuko nta n'abatoza bari bahari no gushakira abatoza kongera wenda ni icyo pe cyabaye ikibazo. Gusa na n'ubwo ndi makuru nari imperutse ya hafi nuko noneho bavuze bati se ubwo noneho nta kuntu twashaka ikipe nyine kiguhikaza Fande manura Simba mu mahoro Fande nibyo bari barimo ariko urishiraha nibyo barimo kureba tfatera ha Fande ariko rwose aperi taramushapa iki umuntu yanashima nuko bari babitekereje pe. Ikibazo rero gihari kurana makipe igitekerezo buryo kiza cyatinze kubera iki ubu uri gutereta iyo Simba yiba yaramaze gukora plan yayo iyo bazajya mu gihugu cya Misiri itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka muzakoramo pre-season baba baramaze unuvuga ngo bava muri 24 baramaze kudiringa ama equipe naho bashaka kuzakorera pre-season. Hanyuma itariki ya mbere bakaba bamaze kohereza proposal zabo unuvuga ngo bakabwira duvuge bazaza bakine na Arahiri babo barayibwiye baribwira ati tentatively hagati ya matariki ya nayenga umwaka utaha turashaka kuzakora pre-season tugakina namwe match ebyiri kuri aya matariki bakabibaha bakiri muri ya sezo tukiri muri 24. Hanyuma ya kipe iyo mutangiye umwaka noneho babaha confirmation ibabwira ngo turabyemeye aya matariki tuzakina ku buryo bahera mu kwezi kwa mbere bazigiye bazakinira. Icyo twebwe rano makipe no mu Rwanda zira nuko babitekereza ari uko se zirangika tushaka ngo muri ya off season mugiye kujyamo mubaro mushaka gutegurira izo pre-season mwagera ku makipe akatakubwira ngo negative hano twarafashe hano ntituzaba duhari tuzaba turi hanze. So nuvuga ngo amakipe nayo uko bakora plan ya 25-26 bashyiremo uburyo bazategura pre-season yo muri sama itaye muri 25. Nicyo kintu cyoza David cyuko aya ma equipe bakomeye anazana na profile cyane z'abatoza bakomeye kuko abo batoza burya baranagufasha muri izo contact kudiringa ibyo bintu. Heba umanuye umutoza nka Taleb uyu nguyu wa Peri waje uyu munyamaroke byo byose bafite network nini. Icyo kintu rero mu bintu gufasha nacyo kirimo
ubwo nawe atabitekereje wenda aracyari mushya niyo timing yaratinze ariko reka twizere wenda ko mu mwaka utaha w'imikino icyo kintu bazagikoraho cyaba ari ikintu cyiza cyane. ariko urebye na pre-season hari ikintu igufasha nk'ubu nka Simba Fadlu David yatse pre-season mu Barabu kuko ngo niyo makipe yamugoye yabonye ko nkayo muri za South Africa za Stellenbosch ahura nazo akazidomina ariko iyo ahuye n'Abarabu bafite ukuntu bamuha challenge cyane rero nawe arashaka kujya hariya Ismailia noneho akipima n'amakipe yo mu Barabu rero nk'iyi APR itandikwa na za piramide nayo yagakwiye gushaka yagakwiye kwipima nayo ku pre-season mu Barabu ajya ku rwego rwa piramide igatangira ikazimenyera. ubwo twe tukiri kuri polisi tuvuga n'abakinnyi bashya bagomba kuyijyamo. hari umukinnyi rwose amakuru ambwira ko yamaze kwisinyira twigeze gukomoza Axel kwitonda Alebaka ku munsi w'ejo kabisa nibwo yari mu biro bya polisi. buriya Baka yari afite gahunda yo gukinira Rayon Sport ko Rayon Sport baravuganye yifuza kuba yamuzana ariko ayibwira ko munsi ya $20 bidakunda. hari ukuntu bano bana bavuye muri APR baba baramaze kwimba nk'abakinnyi bakuru babiteretse abakinnyi bakandagiye muri national ku buryo nyine aravuga ngo njya muri APR naguzwa $20 mva muri Bugesera noneho mve muri APR nge hase y'ayo mafaranga. niyo mpamvu rero yashyizeho igiciro cya $20 hanyuma rero polisi baza kumvikana kuko bambwiye ko polisi yamuhaye $20 mu kadomo mu myaka 2 niyo mafaranga polisi rwose yamuhaye pe niyo mafaranga yamuhaye. Baka burya yaratanye no kwifuzwa n'amashami ataragenda ko mu bantu amashami rwose yifuzaga bakinaga mu Rwanda umuntu witwa Baka n'umuntu witwa Paveri ari mu bakinnyi ngewe ubwanjye twiganirira arambwira ati bari abakinnyi rwose n'abakinnyi ngize Imana nabona nakoresha ubwo aragifite icyizere wenda ko azakomeza n'uyu mwaka ariko urumva ashobora kuba kuri short list yari ariho bamusimbura na staff technique ikaza ikomerezaho ariko imyaka 2 kuri Baka rwose isaha agomba kwerekanwa muri ekipe ya polisi. Nuvuga ngo impande za ekipe ya polisi zibonye imbaraga kubera ko nuvuga ngo ubu yari Rage usa nkaho yarariho bafasha muri iminsi ya nyuma ya shampiyona yatanze ubutumwa aravuga ati munyitegeye isezo Rage cyane hanyuma undi ku ruhande rumwe se yarinda abandi baragiye ari Cukuma Odile umuntu uvuga ngo asigaye Rage na Kirongoza na Didier Mugisha kuko nabo bamukinisha ku ruhande na Didier Mugisha ariko ni imbaraga nziza babonye kuri umuvandimwe Baka amenyereye shampiyona y'u Rwanda n'umwana uri discipline cyane muri iminsi yari yaranyizanyije na equipe ya APR nge nabonaga ama video menshi cyane menshi ari muri gym ari gukora kabisa imyitozo iri intensive ngira ngo rero ni nyongera nziza kuri polisi no guhembwa n'intare za APR fan club nk'umukino igitego cyiza bura ngo bashaka gutanga ubutumwa kuri Rwanda Premier League k'igitego cyiza n'ubundi gihembo cyagomba guhabwa Baka bavuga bati wo mwagihaye ntitwabyemere ko ubwo bari babisemo. intare zarashaka kwigaragambya se kuri Rwanda Premier League kwigaragambya ariko izi ntare nzazigire nteko ntare za VIP bara namwe umusuhuze ntare n'abantu banyu bura Baka nawe no ku Kicukiro avuka hano aho bita Imurambi uraza se hejuru mu Gatenga bose nihavuka no ku Kicukiro abo ngo ku Kicukiro babonye amakipe byihuse ariko Baka match ya polisi na APR Baka mbabari uzankubitira ngo yazinze ari amakabutura uzankubitira ikintu cyitwa APR kuri mikwari ko bakwibeshye kuri ya mafrape ngari guca kwa Claude capitaine ngo yihuta cyane bazicana twihute tuve muri polisi tunyarukire muri Rayon Sport nyamuneka niki kiri muri Rayon Sport tuzana muri APR tureba abakinnyi yasinyishije ku munsi w'ejo 2 yego ngira ngo Rayon Sport nayo nimwe makipe itarasoza kugura abakinnyi cyane abakinnyi b'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda ariko birumvikana ko ikibazo cy'ubushobozi ntabwo ari ibanga ntabwo kimeze neza habe na gato ari nabyo umuntu yavuga biri kuzitira cyane ikipe ya Rayon Sport cyane ko hari abakinnyi bamwe na bamwe inifuza ugasanga ni makipe ari abatwe mu ibanga ariko nta n'umuntu wabimenye nyamara Rayon Sport yo yabanje kuvugana nabo nk'ubara abakinnyi batarasinya nk'aba Aimable Ntarindwa kudasinya ko rwose nicyo cy'amafaranga ataraboneka miliyoni yabasabye ntibarazitanga hanyuma babonye ko Rushema Chris burya nawe yaratarabwa amafaranga ye ku munsi w'ejo bwagiye mu myitozo kandi bamaze iminsi bakora umutoza yibazaga impamvu ataratangira ariko byibura mu byo bagomba kumuha bamuhayemo make kugira ngo atangire imyitozo. Hanyuma rero ubundi yakaba yaramaze gutangaza uyu Tayizamu ariko ntabwo baraverisa amafaranga kuri konte y'uyu mukini. Hari umwataka rero uri kuvugwa mu kipe Rayon Sport bivuga ko ibiganiro bigeze kure hagati ya President Tade ubwe n'uri kwivugana n'uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cya Kongo Kinshasa urumva
uyu musore rero akaba ari umwe mu bakinnyi bafashije ikipe ya DSMP kubera ko sezo yabanjirije iyi yari yatsinze ibitego 15. Uyu mukongomani witwa Shadrack Berobingi urumva yitwa Shadrack Berobingi. Uyu Shadrack Bero rero ku bantu bamurebye cyane umwaka ushize imikino nibwo yari yifujwe n'ikipe bita Hearts of Oak yo mu gihugu cya Ghana. Bari bamuha invitation ariko agezeyo arakina akora test babona ntabwo bikunda baramureka ajya no mu kipe ya Al Ittihad yo mu gihugu cya Libya ho anasinya amasezerano ariko baza gutaminatinga contract cyangwa se basesa amasezerano bijyanye n'uburyo babonaga atitwara neza. Sinzi ko byagenze ariko bambwira ko basheshe amasezerano. Rayon Sport rero imaze iminsi mureba ivugana nawe bivugwa ko rwose ibiganiro biramutse bigenze neza bidatinze uyu Shadrack ya Shadrack ndetse n'iya Bigirimana Bedi bagatangira ikindi bashyiramo abakinnyi bakina imbere mu gihugu kuko ntabwo bazashyiramo abanyamahanga benshi bikabije. Ubwo nabazizi basane biravuga ko mu minsi ya vuba baraza kuba bageze Kigali bagombaga kuza. Perezida agomba gusobanura ibintu bya Basane nabyo turemubaza kuko n'umwe mu bakinnyi bakomeje gutera urujijo. Basane no Muri bavuze ko ushobora kuba ari kwa Kamarize leta kugira ngo yigendera ngo yabonye ikipe mu Barabu na hehe hose avuga ko ushobora kuzagaruka. Ibintu nk'ibyo byose turaza kubisobanuza. Tuzatumira Perezida Rayon Sport yarabitwemereye mu minsi iri imbere tuganire kuri byinshi bizaba biri muri Rayon Sport. Aranatangaza byo n'umwe mu perezida batangaza rwose iyo ikintu agomba kuvuga arakivuga ntabwo ry'imboga cyane. Nyamukandagira rero ngo byifashe gute niba nta kindi gisigaye muri Rayon? Nyamukandagira ku musozi wa Shorongi bimeze bite? Iyo bita trio iteye ubwoba yo muri Afrika y'Uburengerazuba 11 nibo ayise DQT ni igikombe cya Afrika. Barashaka gupanga 11 ni DQT upanga 11 Nyamukandagira. APR ngifite AFCON mu ikipe yayo fitemo Mali fitemo Ghana fitemo Cote d'Ivoire fitemo Burkinafaso twagiye terekamo 11 ubwo abantu bazi no kumva abo yasinyishije Ghana yo kutayishoze. Ubwo reka tubanze tubwira abantu ko ku munsi w'ejo ikipe ya APR duhere kuri uyu mwana bita Nduwayo Alex baraberekanye byari bimaze iminsi bivuga ko yamaze gusinyira ikipe ya APR. Nduwayo Alex rero ku munsi w'ejo yerekanye muri ikipe ya APR ko yamaze gusinya muri iyi kipe amasezerano bivuga ko ari imyaka 3 bamuvanye mu ikipe ya Gasogi United no mu defense bigaragaje muri sezo ishize bivuga ko bamutanzeho miliyoni zigera kuri 25 urumva ko hari icyo asigiye Gasogi. Ibyo byo twari twabigarutseho ahubwo bamaze kumutangaza nyuma yaho gato nibwo banatangaje umunya Cote d'Ivoire witwa William Meri Togui. Uyu nawe twamugarutse ko gatandatu ko agomba gusinya ikipe ya APR. Uyu Togui afite imyaka 28 kuko nabonye yaravutse 96 urumva ko ari kuzuza 29 gusa nyine kuri Wikipedia bagaragaza imyaka 28. William Togui rero ni umwe mu basore bafite umubiri pe abantu babonye video ejo ahinguka kuri ofisi ya APR no Kimihurura ubona ko ari umukinnyi watamiye kabisa. Nijigo pe nijigo shaka atari muremure cyane ariko afite umubiri kabisa kandi urebye n'imikino naho yagiye akina urabona ko ari umukinnyi umaze igihe muri kariyeri. Amakipe yaciyemo nka za El Jadida yo mu gihugu cya Maroc, amakipe nka za Esperance Sportif de Tunis, akina mu Bubiligi, akina kandi muri Israel mu ikipe ya Tel Aviv, anakina muri Turkiya ari naho aje aturuka kuko ariko ino sezo uno mwaka nta kipe yari afite aho aheruka gukina ni muri Turkiya. Aheruka gukina muri Turkiya mu mwaka ushize kuko yakiniye muri Fazare hanyuma biza kurangira muri Fazare Tour no mukinnyi badakomezanyije yaramaze bwa mezi agera kuri 6 nta kipe afite. Iyi kipe kinagamo bayita Kenkerogucu Ankara Gucu oya nagana Ankara Gucu oya nyine yitwa Ankara ariko riri zira riri ry'igitwe oya risome naryo oya have Kiro Gucu ni ibintu nk'ibyo muri Turkiya yaheruka gukinamo. Ngo bivuga ko rero banashesha amasezerano kuko services ziri bwenda ntabwo bazishimiye cyane gusa iyo umuntu arebye n'amafoto amubona yambaye umwambaro cyangwa se jazz ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Ntabwo nzi niba ari senior ariko biragaragara ko yigeze guhamagarwa muri amwe mu makipe y'igihugu yo muri Cote d'Ivoire. Ubwo rero icyo twavugaga nuko APR yari maze iminsi imuriho kuko na chairman w'ikipe kwa gatanu gatangaje ko bamaze kumvikana nawe ndetse yamaze no gusinya banohereje itike y'indege ariko yabivugaga byanze bikunze ari Kigali. Ejo Ruvuyanga twavuze ko ari Kigali nabonye abantu bagiye babigarakaho cyane yakana amakuru ya APR
peri nyimenya si ibyemeje giyorere oya imbere twaje nta nyimenya oya muri national ya Cote d'Ivoire hamagaye inshuro zigera kuri 5 preselection 5 muri kariyeri ye kuva muri 2018 yabonye preselection 5 ariko final nyine babandi banyuma ntabagiremo ariko nibura yahamagawe inshuro zigera kuri 5 uyu mutarama urebye nka 2017-2018 nicyo gihe yari afite forume ubona ko zari ziteye ubwoba kuko mu ikipe yakiniraga yitwa Sport Club Ganyoa yakiniyemo imikino 26 ayitsindiye ibitego 23. ngira ngo n'ubusatirizi buzaba ari bwiza cyane buzaba ari bwiza gute n'abakinnyi mu by'ukuri basa nkaho ari abavandimwe ni trio ifite ikintu cya fraternité muri yo kuko nukuvuga ngo harimo abanyaburkinafaso babiri Dao ndetse n'umuvandimwe wa Tara bakongeraho uyu muvandimwe Cote d'Ivoire na Burkinafaso ni nkuko bavuga iki se mu byerekeranye na geography cyangwa se mu Rwanda mu mibanire ni nk'u Rwanda n'Abagande cyangwa n'Abarundi urebye mu kwegerana kw'ibihugu kuko buriya muri Cote d'Ivoire abantu benshi cyane abantu benshi baba muri Cote d'Ivoire ariko badakomoka muri Cote d'Ivoire communauté y'Abanyaburkinafaso niyo nyinshi agakurikiraho iya Benin buriya hari n'abakinnyi benshi cyane b'Abanyaburkinafaso bavukiye muri Cote d'Ivoire mu gihugu cya Cote d'Ivoire urabizi n'aba baziski niho bavukiye n'aba Burkinabe ariko bavukiye muri Cote d'Ivoire usanga abenshi barafite nationalité ebyiri bafite double nationalité ya Cote d'Ivoire n'iya Burkinafaso no kuvuga ngo rero aba bakinnyi babiri b'Abanyaburkinafaso n'uyu mu Ivoire umwe harimo ikintu cya bond harimo ikintu cy'ubuvandimwe mu by'ukuri communication iri hejuru bazatanga akazi gakomeye ko bavuga ururimi rw'igifaransa y'Abakote 11 rero bose mbera abapange ariko reka tubazogire yuko RDB atubwira yuko ese waruzi ko buri societe ifite ibyo igomba kubahiriza nyuma yuko imaze kwandikwa bimwe muri ibyo ni kubika inyandiko za societe zikurikira mu gihe cy'imyaka 10 hanyuma harimo kandi kumenyesha umwanditsi mukuru muri RDB impinduka zose zabaye muri societe mu gihe kitarenze 15 gushyikiriza umwanditsi mukuru w'ibaruramari rya buri mwaka rya societe gutanga amakuru yegenewe inyungu ku mugabane ibyo bita beneficial owner hamagara rero 14-15 ukeneye ibindi bisobanuro kugira ngo ibintu bigende cyane World Cup bonanza mutegaho hagati ya Fluminense n'ikipe ya Chelsea mushobora gutegaho byinshi cyane amakuru narabuze kubonekamo ko umukino urimo kugenda uba nyine amakarita full time win half time ibintu nk'ibyo kugira ngo wiyongere amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye nka televiziyo za rutura ndetse n'amabonuses agiye atandukanye n'amajezi kana kanyenyeri 878 urwego ukoresha telefone za matushi cyangwa se gatushi cyangwa se ujye kuri playgames.com wundi nawe ukomeze rero wiyongerere amahirwe yo gutsindira ibi bihembo ntago byemewe gutega ku bana bataraje imyaka 18 y'amavuko hanyuma mupange nyamukandagiye dusoza ubwo tuyipanze wenda tunagendeye ku kipe ya APR yifuza cyane ko yifuza kugira performance nziza mu mikino ya CAF Champions League kandi urabizi ko nta limite y'abanyamahanga baba barimo ubwo wenda niyo umuntu yanapanga kugira ngo abafana b'ikipe ya APR wenda bumve uko igitekerezo cy'umutoza Taleb Abdurrahim cyaba kimeze ubwo mwizamu byanze kunde ni ishimwe Pierre Mario buryo muzamu ava mwizamu ariko ariko se yakoze kuko nakosa arakora ubwo ni ugomba kubanzamo kugeza igihe yakorera ikosa wenda kazamo Hakizimana Adolphe ubwo mu gihe Pierre yabari mwizamu ku ruhande rw'iburyo ni Ombolenga Fitina kuko bambwiye ko nyuma y'igihe yagize adakina n'imvune ye yarakize ubwo ameze neza atanduye imeze neza nta kibazo afite cyatando yarakize ubwo urabizi ko niwe ebyiri se zose zarakize regaraze rwariyerimo zarakize ngameze neza kuri kabiri n'umukino wa mbere w'ikipe y'igihugu nayo mu gihe ngiye gusinya banza akora medical test ntiyakoze medical test wa mugani kuri gatatu yaba ari Claude kapitene niyo mugabo igihe wenda yaba atagiye muri azama ariko bambwiye ko APR yakaniye ngo nishaka kumurekura ubwo muri defense yaba ari Clement abafana banifuza ko yakina na Suwani ubwo turavuga mu mikino mpuzamahanga urumva Suwani ndetse na Clement mu kibuga hagati Dauda Yusuf ngimyitozo ari gukora kuri gatandatu za ndwara zose zarakize kuri gatandatu urumva yavashirose Kigali oya ndavuga uburyo bazajya bakina baringaniye ndavuga Dauda Yusuf na Ronald Sakiganda utazanakina cyane ndavuga nibo ndi kuvuga bameze gutya baringaniye ruboneka ngo ntagomba kuburamo ariko
ruboneka yanajyamo yagira bashaka kumuhengeka ariko kubera ko bazanye Memeri Dao agomba gukina imbere yabo ubwo uruhande rumwe yaba ari Watara urundi Denis Omedi bakatakisha uyu William Togui sinema kubeshya ndinda umuntu yitwa Omedi rwose Omedi biragoye ashobora kutazabona umwanya shaka Gilbert n'urucabana arane barafinda hanyuma ndinda Omedi umuntu yitwa Omedi na Kiwanuka bubyihoreye rwose ubwo Omedi nyuma yuko yabaye umukinnyi mwiza mu gihugu AS Kigali ubuyobozi bwayo bwabwiye umujyi wa Kigali ko tariki ya 10 uku kwezi niba batakoranye inama kugira ngo bakemure ibibazo birimo AS Kigali itazitabira muri sezo itaha nabonye n'abayobozi bahamagaye inteko rusange iyo nkuru tuzayigarukaho ku munsi w'ejo n'inkuru ikomeye cyane mugiye mukura Joseph Saki kapiteni wa Muhazi Juvenal ngo yagarutse muri Kiyovu ngaraje Juvenal nawe ngo amanutse mu Budage muri Kiyovu ibintu birakomeye hari n'abakinnyi babiri b'abanyarwanda b'abana bagiye kujya muri Bayern Munich Academy y'abatinyi imyaka 19 umunsi mwiza kuri mwese urubuga rw'imikino